izi flash hari igihe ishobora gupfa cyangwa se bikabura, ariko ushobora kubika video yawe ku buryo iba ifite security igihe icyo ari cyo cyose ukabazayibona, abana bawe bakazayibona ikimeze neza nta kibazo imyaka n'imyaka. Bikoze pije ariko nanire editinga video yabo ndetse ni video z'abo bandi mfite z'abandi bakiriya nazongeye kwita nzishyira ku maflash. Ubu no kuvuga ngo ndi gufatirana amasaha yamfasha, ariko ngomba kurara byibura boze delivery abandi nazabibahesha. Ibyo bibaza impamvu cameraman amafaranga aguca aba ari menshi kandi yajyana kubaca amafaranga make, biterwa n'ibyo mwumvikana. No kubereka ibyo twabakoreye kugira ngo nawe bikeneye tube twagukorera, ariko urabona ifoto turayifotora ikaba irimo yose guhera ku kirenge kugera hejuru mu maso. Tubikora neza kabisa, muduha akazi namwe tubakorere, ntago tubahenda. Izi cadre uko ari 3 twatangiriye mu murenge twamukoreye. Mu kwerekanwa naho twarajyanye, ariko mu kwerekanwa nta cadre twakiniyemo, byari amatariki atandukanye, bose twagiye tujyana. Cadre rero mu murenge ibikenewe, cadre yo muri dote na cadre ko bwambaye ivara, nayo izo ziba zikenewe cyane. Album yawo ngiyi nayo murayibona. Ubumva ugiye kwita nkora delivery, ngiye kwita mbibagezaho. Bikoze pije ariko naniriwe editinga video yabo ndetse n'izindi video z'abo bandi, ngomba kurara byibura boze delivery abandi nazabibahesha. Tunutwo gushyiraho amavideo y'abakiriya. Noneho album nayo niyo gushyiramo amafoto, nayo ndayafite namaze printinga, ahubwo cyari gikenewe no kuyapatunga mitanora delivery bimeze neza n'ibyo bagusabye, n'ibyo mwumvikanye n'umukiriya. Kandi ntabwo bivuga ngo buri gihe uhenda abantu. Niyo umuntu afite ubushobozi bukeya umukorera ibihwanye n'amafaranga afite, ashobora kukubwira ati ngiye nkorera album nzaba nyigura nyuma n'ayo makadere, ariko umunsi wanjye